Reka mbifurize igitondo cyiza nshuti bavandimwe, nshuti banyarwanda ndetse namwe banyarwandakazi aho muherereye hose ku mpande zigiye zitandukanye z'isi. Mbifurize rero kugira igitondo cyiza. Uyu munsi wa none ibintu nje kuvugaho birakomeye ntabwo kuko wenda kuba ngenda nceceka nkamara iminsi 3 cyangwa 4 ntari kuri YouTube, ntabwo ari uko ibyo kubabwira biba bidahari. Oya, ntabwo ari uko biba bidahari, ahubwo mbagira ngo namwe mwitegereze. Noneho igihe nikigera umuntu avuze ngo reka nze ngira ibyo nshyira hanze, namwe mwe mufite ibyo mwabonye. Mwakomeje kumva ikibazo cy'umuhungu witwa Yampano, mwakomeje kumva ikibazo cy'umuhungu witwa Yampano w'umuhanzi. Niba bishoboka mumbabarire, mugende inyuma mu biganiro nakoze kera, murebe igihe umugabo natangiriye kumubwira ntiva muri icyo gihugu barakwica cyangwa se bagufunga barangiza kariyeri yawe. Mugende murebe neza, ngenda basaba mugende mwikorere ubushakashatsi mu biganiro nakoze bya kera. Nimurangiza muze mbahereza amakuru, cyase iyi video noneho mwe mwayireba kugira ngo muvanemo information. Ubusanzwe nitwa Aristide Ndayishimiye, ndi umuhungu wa Mugirente Papias, yapfuye 1998. Urupfu rwe cyangwa se kwicwa kwe ntabone ubutabera byambereye imbarutso yo kuza kubabwira no kuvuga gahinda kacu n'abandi bana babuze ababyeyi cyangwa se bakuze nta babyeyi bitewe na situation y'igihugu cy'u Rwanda rwaye rugezemo. Ubwo navuga kuko ababyeyi bacu biswa baginga, rero ibyo byampaye inspiration yo guhaguruka ndavuga ntapana, birahagije ibyo mwakoze nibyo, ntabwo tuzakomeza kujya turebera gutyo gusa. Nakoresheje umunwa cyase ndi gukoresha umunwa, ariko niba na ngombwa tuzava ku ma YouTube tujye mu bikorwa, dukoresha ibikorwa. Yego, reka dutangire gutya. Ubuyobozi bubi ntabwo bugongana n'abamotari, ubuyobozi bubi ntabwo bugongana n'abashoferi cyangwa abakomvayeri. Oya, ubuyobozi bubi kandi ntabwo bugongana n'abahinzi. Oya, ubuyobozi bubi bwagonga buri muntu wese, ahubwo igihe cye nuko kiba kitaragera. Ariyo mpamvu akenshi tuvuga duti nimujya mubona abamotari basumbirijwe bari gucundwa y'ikoba, ntimugaceceke. Amakuru noneho mfite nuko umuhungu witwa Yampano, amakuru mfite nuko umuhungu witwa Yampano yahungiye mu gihugu cy'Ubugande ngo aciye muri panya za Sofia. Sofia murahazi? Sofia iyo uri mu Rwanda Kagitumba, ni Kagitumba buriya, iyo uri Kagitumba aho ngaho hari niba hariho hari akarere simbizi, ariko hafi na border ya Kagitumba, imisozi yo hakurya yawe bureba harimo igishanga kibibahingamo ibigori gicamo umugezi wa No Man's Land. Aho Kagitumba iyo hambutse witugera Sofia. Kuva Sofia rero agenda ukajya Ntungamo kuri ku stage aho ngaho hari aga stage kama basi, hari amabasi avuye za Kampala n'ahandi akomeza niyaca kuri iyo main road cyangwa se uwo muhanda. Noneho rero uwo muhungu amakuru ari kuva mu gihugu cy'u Rwanda ari kuvuga ko uwo mugabo witwa Yampano yahunze igihugu akava agatoroka ubutabera cyangwa agatoroka inkiko, sinzi nyine gatoroka kuko ribu yari yamuhamagaje ko byaza video ze z'ubusambanyi, ahamagarwa kugira ngo azagire ibyo abazwa byinshi. Murabizi ko bamwe muri bo barafunzwe, ariko
ifungwa ry'abo bantu nyine baba influencer cyane cyane nka Jihad, byo turabizi ko bari barimo bashaka social media za YouTube ze, cyangwa se bashakaga kumupfukira no kumwibira audience n'ibindi no kumwangiriza nyine kuri revenue yibonera. Ni ibintu birebire Bosco yarababwiye, ntabwo ngenze kubisubiramo, ahubwo ndagira ngo twirebere mu buryo bubiri bwo guhunga n'uburyo bubiri cyase aho icyo bifasha cyangwa se icyo biza bikananiza. Tugiye kuganira, ntabwo nje kuba gutinda, ariko ndagira nyine tugendeye ku kibazo kuri situation ya Mpano. Hano tubonereho mbereke impamvu igenda itinza revolution, kandi mbereke n'uburyo revolution yakwihuta. Icyambere, guhunga ntabwo ubuhaze, ni umuvugo nakoze kera, ndavuga ni burya guhunga si uguhaga, ahubwo guhunga navuga ngo burya guhunga si uguhaga, nyamara guhunga ni amakenga. Urumva ni ibintu byinshi navuzemo, ni umuvugo wa kera naranawibagiwe, uretse ko nyine mu bijyanye n'imivugo nibyo narawanditse rwose, ndumva runo wa kera nanditse. Na amakenga uterwa n'ibiki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka twigendere. Umunyarwanda wese ukeka ko ubuzima bwe cyangwa bwa famiye ye buri mu kaga ushobora guhunga. Umunyarwanda wese wumva imikorere n'imikoranire ya leta bidahura, amaraso atari mahuza, wahunga. Umuntu ushobora guhunga ibintu byinshi, wahunga. Ari nayo mpamvu mbwira urubyiruko ndetse n'abandi benshi, ushobora guhunga ibura ry'imirimo, ushobora guhunga gutotezwa, ushobora guhunga gucecekeshwa, n'ibintu byinshi wahunga, ahubwo biterwa wowe n'ikikubangamiye kandi ubona nta solution uretse kuba wahunga. Ariko igihe wumva ko mu gihugu urimo nta kibazo ufite, mu gihe wumva ko mu gihugu urimo dutekanye, udamaraye, unezerewe, rwose iyi message ntabwo ikureba. Ariko nkwibutse ko ya Mpano yari celeb, yari umusitari, ya Mpano yari afite ku mafaranga ashobora kuba akodesha apartment, yabaga ari umuntu utuye mu nzu irimo shower, woga wituma mu nzu, yabaga ari umuntu ushobora kubona breakfast, akabona icya saa sita, akabona ibya nimugoroba, akaba ari umuntu ushobora kuba afite juice mu fridge, akaba ari umuntu ushobora kuba atabura icyo kunywa icyo ari cyo cyose muri frigo ye. Ibyo ni ndavuga bwa buzima urubyiruko mwifuza. Ya Mpano ndumva kuri level ye yararyama ku gitanda ki 5x6 cyangwa se 6x6, akaba yari mu nzu zirimo za harya mu byita nguki, sanzu zishyuha, mushyuhisha n'ubundi sinzi uko mu byitange, ntabyo mba mu byo n'iby'abadamara. Nakwerekaga iki? Nta kibazo yari afite mu gihugu cye cyo guhunga, ahubwo nagira ngo nkwereke ko guhunga nta ubihitamo. Situation ni ibikuzana, cyangwa se universe ni ibikuzanira ikakuzanira icyo twita guhunga. Igihe bibaye rero ntugahatirize kugira ngo utabura ubuzima, cyangwa se ukaba watinzwa mu rugendo rw'ubuzima. Iyo mvuze gutinzwa ni iki? Ni ukuvuga ushobora kuba 2020 wari buzigire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se muri Canada, cyangwa se wari buzabona akazi, cyangwa se wari buzakore mariage, cyangwa se iyo myaka hakazamo icyo twita ikorosi rigukereza rya gereza. Aho ngaho icyo gihe ubutindijwe. Hari n'igihe umuntu mwagomba kubana iyo kumenye icyo cyasha biba birangiye, cyangwa se amahirwe ari kugira guhuye n'icyo cyasha, ubuhuye n'ikibazo. Ndavuga iki rero? Mu gihe haje situation iguhatiriza guhunga, please never look aside. Ntukigere ngo uraranganya amaso, hita uhunga, ibindi uzabimenya nyuma, cyangwa se sakindi zabyara ikindi. Reka rero abanyarwanda mbibabwire, niwumva rwose nta mutekano ufite, niwumva nta bwisanzure ufite, niwumva uzahunge, nge sinzakugaye. Mwihanganira ko kantu kari gaciyemo wa mukobwa yagize yatangiye ibige ntabyo nigeze nambara. Mwihangane mbasakurize. Nagira ngo kandi munakanguke. None rero
ya mpano icyamuhungishije turakizi, yahunze kuko ari gukiza amagara, ariko ku ruhande rwe ntabwo ari mu nyungu z'umuturage, ntabwo ari uko yari impirimbanyi, sibyo? Buriya imihungire y'aba bantu babiri, okay, reka nze ndaza kubiganira, ndaza kubikoreraho ikindi kiganiro kugira ngo message itambuke neza, neza nyine message ive nkuko mbyifuza. Ahubwo reka mvuga iki, ya mpano guhunga kwe biragoye wowe uri kundeba kuzamuzana muri revolution, kubera ko ntabwo yahunze ubutegetsi bubi, yahunze ibyaha. Ya mpano ntabwo afite, ntabwo rwose ntaho uri, none namubwira ngo perezida wabo ni mubi, ubutegetsi bwe yabugize nabi, ashaka kuzavuga ati mwana twabaga tubireba, ariko ntaho wavuga ibyo. Ntabwo nzabyemera, ntabwo nzakora iki, ntabwo nzabyemera uri kubireba, kubera ko kuva na kera na kare twirwa tubabwira duti ibi nibi. Rero wowe kuko wahunze amakosa yawe, ahangaha nicyo cyane nakubwiye mw'ibi bya revolution, niyo mpamvu hahita hazamo uje yiyambitse ibikote yavuye mu Rwanda atera inda akana k'akamineri, havuye mu ikintu kivuye mu Rwanda cyibye abaturage, ikintu kivuye mu Rwanda cyasambanyije abantu, ikintu kivuye mu Rwanda cyakoza amanyanga, kikaza kikabiyungaho, kikaza kubabwira uburyo ngo kidashyigikiye ubutegetsi bwa Paul. Kandi mu makonti bafite ku ma email yabo, ari babandi birwaga babita interahamwe, ari babandi birwaga babita ibigarasha, ari babandi kubera ko ubuzima bwe bugeramiwe, akaza kukwiyegereza kuvuga ati burya rega natwe twarabibonaga, ahubwo nuko yasha. Buriya Kagame wa mugani n'impamvu mwagize gutya mugasubira inyuma mugahindukira bene wanyu ngo barabagambaniye, ngenda mbibona kubera ko ntisubu nka korode ko kubutegetsi buramutse buvuye hanze y'igihugu bukajya mu Rwanda, utekereza ko korode wabona amahoro? Oya, tujye tubwizanye kuri ubu kasuku Jeskizo wa mipango. Mutekereza ko ubutegetsi buhindutse bukava hanze y'igihugu abo bagabo bagira amahoro mu Rwanda? Ba Evode, ba Bizimana Jean Damascene n'abandi nkamwe ba Ruti n'abandi, mutekereza ko mwagira amahoro kuri leta nshyashya yabije ivuye mu buhungiro? Mutekereza ko bibaho? Ni ibyo ndi kuvuga. Rero nk'umuntu nka ya mpano, wowe wahunze nyine amakosa yawe birumvikana. Rero ubu ngubu nk'umuntu wakwakira ya mpano muri revolution, ntatekereze ko abaje kubaka, abaje gusenya, kubera ko ya mpano nta kibazo afitanye na Kagame, ya mpano nta kibazo afitanye na Kabarebe, ya mpano nta kibazo afitanye na Mbaraka Muganga, kuko bo nta nubwo bari muri nuza, nta naho bahurira na kariyeri. Ya mpano afitanye ikibazo na Murangira. Bashaka kumufunga muziza video yari kurya umwana, kandi nta makosa yakoze. Mu Rwanda rufite amategeko n'amabwiriza, rufite indangagaciro, ntabwo byemewe gufata gukora amakosa nk'ayo nyine ugakora ibintu nk'ibyo, ntabwo byo byemewe. Niyo mpamvu ntabwo navuga ngo sindi bushyigikira abamufunga, kubera ko amategeko y'igihugu atabyemera, agomba guhanwa. Ariko nanone wenda nk'umuntu uri public figure cyangwa se ubu uri umukunzi w'abantu benshi, ntabwo bamuhana nk'uko biboneye. Bashobora kuvuga bati uratanga amande n'imirimo nsimburagifungo, ujye kubura ku murenge bimubera igisebo, agasebeho gakeya, ariko atari kugufunga. Gufunga rega umuntu abagutindije inshuti yanjye, kubera ko umuntu ashobora kugufunga umwaka, muri uwo mwaka wari ufitemo hit izaguhereza miliyoni 800 cyangwa se 1 biliyoni y'amafaranga mu mwaka umwe. Korea n'abahanzi ntabwo buzamenya
hit izazite. Ushobora kumufunga muri uwo mwaka yari afite umugisha wo kuzakorana collabo na Jay-Z cyangwa se ba Drake cyangwa se ba Wizkid na ba Davido n'abandi, kubera ko nta umenya iby'Imana ikora. Ndirimbo iravuga ngo iby'Imana ikora nta numbira biradutangaza, nta nuwamenya uko bingana. Rero nshuti zanjye, revolution muza kumenya mwahunze iki, mwahunze mute, muzataha. Nimuza kwitandukanya n'abantu bahunze amakosa yabo, mukiyunga ku bantu mwahunze mubabaye, ku bahunze mushaka impinduka, aba bantu muzataha. Yego, nitwa Aristide, ntabwo najaka kuvuga byinshi, ariko nagira ngo nkwereke ko imihungire atandukanye kandi n'impamvu mutinda muri revolution no kubera ko mwifitemo abahunze nka Yamano, kubera ko Yamano isaha yari yo yose kese ye cyase dosiye ye ntisaza, n'ubutegetsi bundi bwaza yamurega, niba ari umurega ko yamufashe ku ngufu, niba ari umurega ko yasambanye, niba ari iki. Hari amadosiye adasaza, wibye abaturage ku cyaro, wafashe umwana ku ngufu, nubwo myaka yabite bazakurega, ariko iyo nta biganza byanduye ufite, warahunze kubw'uko utisanzuye, warahunze kubw'uko hari ibyo warokotse. Urugero nk'abana bajya mu gisirikare bakwerezwa Kongo bagatoroka, umuntu yahunze biba byumvikana. Aba yahunze ubutegetsi, we ba Major Serge wa Fande Robert Kabera, uretse ko n'umwe mu bantu nyine banshimisha. Afande buriya ni umuntu wa mbere, ni umwe mu bantu ndeba isomo rikomeye. Afande Robert ni umuntu nigira ibintu bikomeye, iyo ngira umugisha amasomo mukuraho n'urubyiruko bagenzi banjye mukayamukuraho, mgize umugisha. Abantu uko tungana tukavana isomo nk'iryo nkura kuri Robert Kabera, isomo iminsi 2 gusa yaba yabihagije guhita muvana ubutegetsi bubi mugakira ubutegetsi bwa Rwanda. Kuko kuva muri 90 yaririmbaga tuzarwubaka. Afande yaririmbye sisi wenyewe, Afande yaririmbye indirimbo nyinshi ndazizi, narazikunda kuko nari DJ, nari disc bana, nakaza tufite uturimbo tw'abasitwa tw'igisirikare. Ati hari akarimbo ka Serge Robert, impanda, uturimbo twabikoze. Impanda murayibuka mu bihe bya Nsangunyegere, uwo mugabo yaririmbye cyane, ariko birangira abiringiye ijosi bituye umwingo. Afande wiringiye ijosi rikwitura umwingo. Okay, nitwa Aristide, Imana ibahe umugisha, mugira amahoro. Reka twongere tubonane mu kanya, nze mbereke ihunga ry'abantu babiri batandukanye kandi mu gihe kimwe, Bosco na Yampano. Ubundi mwige. Nitwa Aristide, urakoze kuri subscribe. Imana iguhe umugisha.